sebre abantu baza ryari hano kugura ko muri ibintu byose urakura nyine nkongera ngarangura ese ujya ngo bishuremo nizeye kuri gutera imbere ni ibiraho nyine ntabwo uri kubibona se koresha yo wize nyine hano mu buzima ku isi niko biba bimeze yego birimo biraza biragenda biza ubundi ibintu bikibuzuye da oya ntabwo byuzuye bigenda bitobanye ko amarangura none se wategereza ko bishiramo ubu se nta kindi kintu wumva wacuruzamo kindi haraburamo ibintu byo kurya nyine nk'umuceri ibirayi urebye nk'ibintu bagenda bakubaza cyane hano rega ni karitsiye hafi cyane cyane nyine aba ari ibyo kurya nk'umuceri n'ibirayi n'ibindi nzabigushakira muri kuriya kwezi ntarandi gushaka gukura udufaranga nta kibazo nyine ndategereje nzaba nkoresha ibi ngibi nta kibazo mwiriwe meze neza urabona neza urashaka iki mudada wanarize niba washakaga kataboneka sinona aboneka mu gihe kingana iki njyewe hano niba nashakaga cyane nta kibazo arahari ngwino umunsi cyangwa muragushaka se niba ugarutse ahangaha ko bigutunguye bitanungura se iki gutunguye ushaka iki se aho shaka aho njyewe se uranshaka ndi umufuka wawe ndi iki cyawe ku buryo urimo uranshaka umucuruzi wa karitsiye mbwira icyo ushaka muhereza ugenda shaka marite ndumva wagira murari oya wigenda ntabwo tuziranye n'uwo kunesha umutwe wowe muri kugana aho ngiye uri seriye ko nashoboka cyangwa gatoya ntaba seriye se ubwo urabona utari kunesha umutwe gusa hari ikindi ese ntabwo ndumukira ko numva ashaka niba uri umukiriya wakagombye kuvuga ibyo ushaka akaruriye akaguhereza cyangwa urashaka kurwana nabyo nabikora bibaye ngombwa umva se marite dushaka marite ikonje nakubwiye ko hano nta firigo tugira narakubwiye nimba ushaka ibikonje ujye ugenda na firigo y'iwanyu ntabwo ujya ubyumva ariko wa mukobwa yaba mu nzira yaba ku kazi ubundi ubwo ubayeho ko mbayeho ntabwo bikureba mu nzira duhora ugenda wuzuye umuhanda mu kazi kawe nabwo nyine umva kari akanjye n'akawe se abona utari normal niba ntari normal jya kugura ahandi kubera iki kwanza nta na marite dufite mufite iki ibyo ari byo byose washakaga marite kandi ntazihari ko nava aha ngaho utayimaye niba urahaguma ko ari serivisi igiye guha umukiriya wawe ntumiye hano ntazo dufite wahitumye ahandi se ntayo natuma wagiye kurangura se jya kuzigurira please uraza kureba kwanza ava hano uri kuntera icyugazi wapi na serivisi zawe zigoye genda singushaka n'isi byose uzabigurisha abandi niwe mukiriya wenyine se uri muri iki gihugu ariko ndabayoboye ngaho komeza ugende rero abakiriya ufite ndabayoboye nakubwiye ngo uri kuntera icyugazi sawa Shasari nukuri ntabwo wari ukwanga kuri telefone ahubwo nyine mba mbize mukuru amakuru y'iminsi se muramenye nta kibazo nabasura sisita wawe bahise mudashaka kumubona ntabwo turahura nta kibazo ko mbanze yingira utuntu dutoya nkora nintusoza ndaza guhita mubwira sawa sawa urakoze naburiye aho ntabwo
ntabwo wabyumva. Gende nyine ugende kuri YouTube urebe wandikemo my story uraza kukabona, gusa nyine karababaje karacanganye uri buze kubyumva nyine tu. Hari abashuti banjye nayo ngiye gusura rero, ngiye kubareba nyine, ni abantu nari natije inzu, ngiye kureba uko bameze nyine n'uko inzu imeze, ubwo ndibuze kuvugisha ningaruka. Sawa, bye. Saba ni bande bari gukomanga gutyo ngo meze neza. yego meze neza wese. Nanjye meze ko no sister waje boy. Yego. Nanjye kumusoma. Okay, karibu. Murakoze cyane. None soma ko. Amakuru ni meza nyine. Muramenyereye hano? Yego twaramenyereye. Ariko se jibo. Yego karibu ngwino arahari. Karibu nyine ngwino. Wow, kwa so mwiza cyane. Yego, urumva se habura gusa neza nyine. Sorry. Honest, muragenda. Shana sawa nyine nta kibazo biricamo pe. Ari hese bro. Yararyamye nyine. Ariko arahari. None se ko ntakumenya? Ntabwo wamenye, ariko nitwa Murego. Karize ni yaramumagaye arambwira ngo hari abashuti bashaka inzu, ngiye barangiye inzu muri make. Okay, ndabyumva. Nyine Jibo yari yarambwiye umuntu uwo ari we n'amazina ye ariko ntarakumona. Nibwo wambona. Gusa urakana keza. Merci. Urakana keza pe ukuntu wanyakiriye utanze. Wibikabiriza nawe n'ibisanzwe. Ntabwo bisanzwe kubona ntabwo bisanzwe n'ukuri. Uzi guhura n'umuntu bwa mbere wakira nyine ukuntu wansuhuje byantunguye cyane. Ahubwo se tukwakiriza iki? Mufite iki? Hari amazi, hari fanta, hari ji, hari byeri. Mbwira icyo ushaka ntabwo babyeri wamaje. Okay, nta kibazo. Ariko umpamagare na bro wawe azi nyine tubona. Nta kibazo kanzemo kubwirira. Kandi nkubeshye kano gasakoshi kawe ubundi mubwirire Jibo yazi. Nta kibazo urakoze. Mbe nko guterekeye ahangaha. Nta kibazo urakoze.
wi bro ngwino hano hari umushyitsi ugushaka. nini ushaka? Ni murirwa waje kudusura ngwino umurebe. Oh, ni wa musistere, kanze murebe nta kibazo. Yego anguka. araje Yamaze kumubwira araje. hano si mwabonye hameze hati Sha hano ni heza nyine nta kibazo. Haba hatuje nta bintu by'akavuyo mbese bihaba. urahakunze Narahakunze ahubwo mwarakoze cyane pe. Sinabona uko mbivuga. bro ariko ye yabimbwiyeho ngukorera hari hafi no mu rugo. Nkorera hafi y'uwanyu ndakeka. tuzajya duhura kenshi Yego. ko nagiye nkunda kuba ndi mu rugo iyo ntagiye ku ishuri ahandi hantu njya. Nzajya nza no kugusura nta kibazo. urakoze cyane bro ese kati Yari agisinziriye ubwo ntabwo ibitotsi biramushiramo neza. ameze neza ariko ntabwo arwaye. Ntabwo arwaye. Ameze neza nta kibazo. ubu ujya ubona se yariyakiriye? Biri kugenda biza nyine nanjye sinishimira ukuntu yahoraga ameze. Ngerageza kubimwumvisha nubwo nyine ntabwo kenshi dukunda kumvikana cyane bitewe n'ukuntu ahora atuje yababaye. Njye simbikunda rero ariko bari kugenda agaruka muri mood. naramubonye nyine baje kundeba ngo mbereke inzu mbona ntabwo aba ameze neza ariko nzajya umufasha nyine wowe nabonye nta kibazo ufite. Muraba neza? Amakuru muri? Umera sister? neza uteze Meze neza. ariko ngo waryamye Oya, ntabwo ari ukuryamira. ntabwo urwaye? Sha, kabisa ntabwo ndwaye pe. umeze neza? Sha, meze neza. sister wawe rero yanyakiriye nanamukunda. sister wawe ntabwo twari tuziranye gusa namubonye umwana mwiza. Sha, ni umwana mwiza urebye kabisa. namukunze. None se urabona yanakwakira? yanyakiriye. Urambaje rero mu ndarwaye. ndayikomeje rero urwaye kuko waryamye cyane nyine. Wapi? Ni ukuvuga ngo niriwe ku kazi ahakorera sister, ariko se kuri kumbwira ngo nta nubwo muziranye kandi akorera hafi y'iwanyu? njye ntabwo nkunda kugera hanze cyane kuko dufite umukozi dutuma ntabwo njye nkunda gusohoka kuko kenshi mba nagiye ku ishuri iyo ntagiye ku ishuri rero numva ko mba ndi kuruhuka. Okay, hari umuhungu wa mugani nigeze mbona atunguka mu gipangu cy'iwanyu aje guhaha kwa sister. si wowe wafunguriye cya gihe se n'amuje kundeba? Ntabwo mbona byitaye. Sha, birantunguye cyane kuba mbona wanamwakirije ji. Ubwo nawe nubwo bikabiriza ntabwo ko umuntu mubi. Ego se. ariko sister wawe ndi kumva uri kumutindaho cyane ko na nyamwana mwiza. Yego. umwana Sha, mwiza pe. ni mwiza sibye ko agengerera nawe akadefo. muri abantu babana nyine bagira bagashwana ariko. None se we twaheze mu byacu amashuri ameze ati? amashuri biragenda mu kwezi dutaha tukazaba musoje. Yego. Siko kuvuga ari ugutaruka. Ubu mwaka nawe urarangiye rero? ntabwo urarangiye. rero nari nje hano ngo ndebe uko mumeze. Sigenda se? ngiye kugenda ko mfite ikizami. Gifite ryari? ikizami ejo ndi mu kintu cy'umweru. Zaza kugukorera. Nawe urakaze usanze kumukorera se waramwiki. nta kibazo ntabwo ari ngombwa mumufashe nzabyo. Ese we umuntu nigeze mbona usohoka mu gipangu cy'iwanyu ni dadi wawe, umugabo munini. uriya ni papa. Kubivuze bikubabaje. uriya ni papa wanjye ariko nyine papa sinzi ukuntu ameze ajya nshanga muri bariya ngo
umujura afite imico mibi ariko nyine ni papa mwakira ukomeze so nta kibazo ujya ubyihanganira nyine bibaho ahubwo wowe kubona mufite aba ari amahirwe. none se mama wawe nawe uramubona ararwaye nyine ubu ntabwo apfukura ariko uzamubona nakuri namera neza ndumva nshaka kuzabona iyi uzaze udusure n'udusure uzamubona bakubona ryahise ko nawe usigaye wereberewe azi ko burajya gukenera nkakubura ufite nimero yanjye nimero yawe se uyifata kangahe nyine akenshi buriya iyo uryamye uri kuruhuka cyangwa uri gusubiramo amasomo hari igihe umuntu aguhamagara nyine uzi ko ubushize nigeze mwandikira no kuri WhatsApp ntuyifate ntunyandikire we ntabwo nabibonye sha ntabyo nabonye urya abantu sinda bameze nka twa dusire ntabwo nawe urakabya nabibonye sure ariko ubu nyine buriya kuko ntabwo ubundi nkunda kujya kuri interineti cyane ariko nzagusubiza ibirangiryo ariko buriya nzakubwira ariko jiko ko numva wabitinze oya nabenze ariko okay kambe maretse mwe muganira nta kibazo dore byanjye buriya aragiye dore nyine sisa utunyagiye shangire muri ahise agenda ariko rero buriya yantunguye cyane yagutunguye utunguye gute se ni we muntu yakiriye nk'umunyamahanga nimba ariko reka ndeke kubivuga ariko ubundi kera umubyeyi wanjye yajyaga ambwira ngo inshuti zishaka kuzisanzurana ngo zegeranye umubano buriya hari impamvu nyamukuru nyine wasanga hari impamvu buriya wasanga yuko hari umuryango uri gushaka kwegerana ariko twaramenye twabaye inshuti ubundi ntekereza ko tumaze kuba famiye igisigaye ni ukubahuza n'ababyeyi banjye mukamenyana wenda wazana umubera umukazara dore ko ari umubyeyi ngira narazana buraga aho ngaho rero mfite egizami nk'uko nabikubwiye nshaka kugenda nkajya kwitegura egizami none se uyifite none oya nabifite mu cyumweru gitaha none se ntabwo wa mwanya wo kuganira tuzaganira ubutaha kubera iki naje kare naganira na sisita wawe waje kare uganira na sisita urangije wanga ugiye kumbwira ariko wabiryamye ese ntabwo nari kubyuka ko nabyutse ngo sori ntihangane ntabwo nakwicira gahunda ariko wenda hari igihe ndagushaka kuganira nawe tuzavugana kuri fone uzajya uvugisha kuri fone kuri telefone wazeretse se tugahura nabwo nta kibazo nareba nagushakira umwanya uzashake umwanya duhure wenda ari nka muri weekend nta kibazo ahubwo ndagiye ngira sisita wawe ame bari se ubwo ngubwo urahita ugenda gute ndagiye nta kibazo ariko mukundire Brenda karame ngwino uherekeze umushuti wawe okay nta kibazo kanzi ya kamuhe n'akabaga ke ndagiye nyine ariko makeya yari yabaye amakeya ko wihuse mwakoze cyane ndikuta ngiye kwitegura egizami okay nta kibazo kamuherekeze nta kibazo nyine tuzajya tuza ariko Brenda wasubiye mu rubuga gutunganya ibyo wari urimo wakoze kunyirukana ntabwo ari kubirukana ni ukugira ngo asiraje arimo mu nzu noneho ngiye mugeze hariya hari ikibazo nta kibazo okay nta kibazo mwerekeze niza n'inkweto ze nazo ntanze ni hano Brenda bye ni neza ariko ibyawe na Brenda nawe naza kubisubiramo mufitanye umubano udasanzwe bwa mbere mufitanye umubano kabisa udasanzwe reka mugeze aha ngaha noneho ubwo ngubwo nugera mu rugo ujye kubanza kumpamagara umbwire ko wageze hari ijambo ndi bwaje kubwira nta kibazo nakoze sinda ririye sawa wakoze